Sakunda oya nareba neza umutima wanjye uraremerewe umutima wanjye uraremerewe oya nongera imyuka ngitse mu gitondo mbona message y'uwahoze ari sheri wanjye ambwira ngo Emma. Okay, dutangire. Ngitse mu gitondo. Okay, kurandokoye. Emma. Oui. Ngwino hano. Sisi, ko nabuze sound y'umukobwa wari wayishizeyo. Tuvugisha ukuri. Sunzi mu bice bituma utanyitaba. Ndi muri douche ko nicaye muri cyo rurimo bituma utakunyitaba. Banza unyibwirire. Reba isho zose wampagaye. Kamusaba. Bizi ndahuze mu bice ariko mbese. Ngambwira ngo isabune washyize ubundi nigira ko ubundi kumane bibise. Aha ni sabune nayishyize. Ubu inzu yose warebye usanga na sabune hari hano muri suri Sofa muri douche mukanya. Sundi kumura wikize rero ugiye mu bice uri mu biki. Mva ndahuze. Mu biki mbese? Ego mana ndabona ndagusabye songere kumamagara ndi bize hano hari byo ndashaka gutwika uyu munsi nka mva twika ibiki nibiki byo kubwira none uyu munsi ugiye kubwira ibiki hari akaburo ndi gukora ariko yibwira ni sabuna nshize ngiye kwita riba muri douche bro okay riba muri douche nayibuze bazi umukozi hanzi uri kuzumamagara nicyo kizina kwanza sinagishaka nta kintu bizakumura nyamara ibyo bintu nusho kuzabireka wana nivyaje urukundo n'indwara idakira uryanga amasakunda oya nareba neza umutima wanjye uraremerewe umutima wanjye uraremerewe oya mutima gerageza kwifata oya nzengurutse ibyumba byose ngira ngo ubwire diro baruzi ko nanjye nabyukiye muri gym nk'izi zawe z'amafuti so kanyumvira kandi se numva wambyukiye bro niba byagenze biterukaze unzi ko utari usanzwe bro Keri uranze urananiranye iyo ubyukiye muri gym amasahani ntiyogeje inzu ntikoropye uzabyukira muri gym mu bakobwa mu nzoga mu biki kugeza ryari nawe ubwawe ntabwo ushobora kwigirira impuhwe izo gym zabigiye wahereye uzikora zikumariye iki isura rero ugasanga njye ntakwiye kungana nawe abizire bro wanjye pe ariko nawe wakangiriyemo impuruka wowe kungana ntabwo ari ukubera gym ntabwo ari gym ngana gutya kubera ko hari ibyo nkora nkabasha kwimeza neza
kukubwira aya magambo yose si uko nkwanze. Okay. Atari mu bakobwa ni ukwirirwa kuri telefone uvuga ubusa. Lucas gezaho basi. Ndakwinginze gezaho ngaho. Niba ubona kwirirwa mu rugo byanze basi nshakira kandi kazi. Igeno ngiye batangiye. Urumva ukeneye ko nkujyana mu kazi ukongera kujya gukora nk'ibyo wakoze ejo bundi? Aho nakujyanye wamaze iminsi. Kariya sikara kanje bro. Sikara kanje na akawe uzakabwirwa n'icyo utagakoze. Kazagusanga muri gym. Kazaguhamagara kuri telefone. Kazagusanga mu buriri aho uryamye. Cyangwa uzajya kugashaka ugakora. Cubwenge umenye ubwenge Keri. Lucas gezaho. Tumva bimaje kundenga pe. Sibyo? Ndabyumva ibyo ngiramo inama ndabyumva. Ariko mubyumva ubyumva wabikurikiza ukabyumva. Akazi ukamenya kubera ko wagakoze. Akazi ntabwo kazagusanga mu buriri uryamyemo cyangwa muri izo gym ubyukiramo. Akazi kawe uzakamenya kuko wagiye kugakora. Izo gym ubyukira ushaka kuzaba umutrainer muri gym. Niba ari byo ushaka gukora uvuge nabyo. Buriya wowe amahirwe ufite no kwavutse ku nziza. Ibyo nta hantu bihuriye n'ibyo nkubwira. Uragiye se? Ko wihuse. Umva ariko waretse mbanze mfata akabido ushande bushyire kuri TikTok. Kakandi nabona gasoni. Bebe ibyo byo rwose ntabwo nabishobora. Ntabwo nabivamo. Kurya iminota amasegonda. Ndabyanze. Se bigutwara kiwakire. Uragiye umusirimu. Ntabwo ibyo bintu byambikunda. Ntabwo mbikunda subizi. Ugataha ryari sinonze. Nshobora gutaha ariko nanone hari igihe utari bikunde ko wakumva ufite umuntu mushasha none. Nshobora kurara ariko ninjye no kuza ndakubwira. Nzi nta kibazo ndahari. Ahubwo se ufite izihe gahunda uyu? Ngiye ndava hano ku mugoroba. Ndacyari hano ariko ku mugoroba nanjye mfite Karinye kandi na boyfriend turi gusohoka. Haye none bivuze ngo iyi nzu nta muntu uri buraremo none. Ibyo ni ibisanzwe inzu yaramenyereye. Umva cyakora komeza ubwo turaza guhurira hano n'ijoro n'ibikunda. Ndumva muri uru rugo nta muntu uri buharare. Gusa twaramenyereye uru rugo. Nta kibazo sheri turi kumwe dusubire bebe. Ntabwo nanjye nimba ngiye ndakubwira. Ako bro. Usigaye ntinyuka bigeze aho ngaho. Usigaye urengera kuri urwo rwego ku buryo wipfa tukambwira ngo kuba naravutse ku nziza. Ibyo se bisobanuye iki? Ibyo bikuraho kutagomba gukora kubera ko wavutse ku nziza. Bro basi sheri. Lucas urabizi ndakwemera. Barengera pe. Barengera. Usabye imbabazi basi cyane. Sibyo? Usabye imbabazi biriya byari umujinya bro. Sibyo? Kandi unihangana. Sinzi wowe ikintu umuntu azagukorera kugira ngo wumve. Ntabwo mbizi kabisa ikintu umuntu azakora kugira ngo wumve. Sinzi ari igiki. Mbizi pe. Ntabwo se ndabona amasaha yagiye kandi ndabona ugikomeje guteka breakfast. Ahubwo wandogoye banyibagize breakfast ndi gutegura ari umushyitsi ugiye kuza. Impamvu ndimo ndamutegura kugira ngo aze asanga byabonetse. Ahubwo umushyitsi bamemukiye pe. Mutesi se ibintu bya Mutesi ubizanye. Mutesi yari n'inshuti yanjye. Yahoze ari inshuti yanjye bisanzwe. Mutesi sinigeze nkundana nawe. basi sereka musabira akantu kamwe sibyo? Agaki wazanye uraje umbwire ngo amafaranga. Oya banza unyumve ntago ari amafaranga. Basi se wazanyihereye Liza basi ko mukunda. Hey baby
Hello. Hi, how are you? Business honey. Sambe. Sanza Akusiri ibi ni biki koko? Ko nakubwiye ngo utegereze izo gutekera ko. Njye. abonaga amasaha yacu. Are you okay? Abonaga wanyibagiwe nta. Oya ntabwo nakwibagirwa rwose. Siko mbona warakaye. Meze neza baby. Sa neza pe. Bite se? Sa neza pe. Nuse kubera iki wakuziruka kandi nakuje. Urumva nari ntangiye kubikora ubu wari busange nabisoje nuko Kerry yaje hakabamo akantu ko gutonganaho gato ariko Kerry murakaje nagasaba. oya Ngareka ngufashe. kuki wumva ko ari we se ndakaje watandakaje? Babe, it's okay. So very sorry. Wait, I'll call you. Maybe I'll talk to you. Umeze neza ariko. Anyway, karibu. Kanye ninjye kureba Kerry tuvugana usanze hari ibyo twari turi kuganiraho tutasoje. Umfasha gutunganya ibi ngibi. Bizura umuhanga. Kwizeye ntabwo uri bubone. Ntutinde ugaruke kundeba. Bye. Se yirirwa ambwira ngo kabana ngiki yego ndakosa ariko akamera kandi kakaruta koko se si wenda ya nkuru ko Yo. Ko isi ucomoka se. ko nagombaga kuguha umwanya mwana Mani gusa nyine kara nakaba gaciyemo nk'abantu babanze ibyo. Hagomba nkubwira kuriya kuko nkwanze. Ariko hagati aho ngaho uri umwana. Kinzanye aha ngaha nawe uracyumva. urabizi ko nkubaha cyane Aha rero rwose y'abantu wafunga waba ugiye hanze waba usubira muri gym ubu mpaye umwanya ntuze kunderanda kabisa sibyo se nta mutima muri bro kandi asante fresh enjoy rero uzawumbwira ukuntu wa pimpi azakubwira I'm sorry. Ntabwo nari mbizi ibyo Reba ukuntu utumye reba. nari ngukumbuye pe. Ngaho boss jya ku ruhande rwanjye. It's okay. Reka mufashe nta kibazo. Ndashaka akantu mufashe. It's okay. Okay, ngaho nta kibazo. None se wowe na Kerry birangiye gute? Ntabwo twabonye n'umwanya wo kuganira nagezeyo kubera ukuntu yakumbuye ngura n'ibyo kumubwira. Reka akomeye n'ibintu byawe. Ndabona ishorosho nibuze reka ndebe ko tuyeje ni. Uyishaka rwose n'uhanze Sorry, I was missing you. Reka mufashe. No, it's okay. Okay. Reka nanjye kamasoze reka ubundi akantu neza neza. Biragoye ariko. Ukomeye utaganiriye neza na Kerry. Mufite ikihe kibazo mwana? Ntabwo twigeze tuganira ariko n'ibyo abantu babana ntabwo babyigangamo ngo ushobore. Nta kibazo nacyo ngo muzakemura muri abantu bo bacamo. Harya nibagiwe hari popula zigiye ko nazibuze. Kandi batangiye. Reba mu ndeba aho ngaho mu kabati zirimo. Wasanga nibagiwe kuzigura ntawamenya. Wabyibagiwe. Ariko it's fine. Ndakoresha amatungo. Reba mukoresha ibitungo byonyine. Okay. Ukeka hasa neza none. Wow, bravo. Kuzura.
Oh, sorry, babe. Oh, ese. Hari imboro yawe iri he koko? Yeah. Bazishati, babe. No, babe. Birashika. No, come on. mutima gerageza kwifata oya mutima gerageza kwifata oya mutima gerageza kwifata. Yeah, I'm like, you too. Anyway. Kato. Ko bigira gutyo. Ntabwo wabikunze. Ndumva babishe hano. Birabishe. Then, twari iki? Wamwinduriye se. Mwindurira. Ndabyo kundurira kandi bose batabaye. Hamagara Kelly tumutume nta kibazo. None aranyicira. Kelly! Kelly! Shungwiza mubwire. Mushiki wanje. Kelly! Hey, biteze se. Asura kuba utari kuvuga bite byawe. Mba mbona uri bode byataye. What's on this one? Kelly. Ikihe kibazo? Nuse kuba utari kuvuga. Hari ikibazo ufite? No, tell me. Ufite ikihe kibazo? Urumva ushaka kumenya history yawe? Yeah, of course, yeah. Biragoye kumenya amateka yawe. Shano bude nabyataye nari ngiye kubwira ngo mwindurira ikintu cyo kunywa. Babe, amateka se ni iki kandi? Uyu nari ngiye kumutumira ikintu cyo kunywa. Babe, ni iki kibazo kira date? Ese ko mubana nta kibazo uzafite niko mubana we ngiye. Oya twumvikane pe. Umva bro, umva ayo mafaranga ntago wabinkora ibyo bintu. Ntago yarya wenyine. Niba twakinnye deal, ntago iyo komisiyo wayirya wenyine. Ntibishoboka. Bikumva? Tugomba kugabana amari. Ibintu uri kwivugisha ntabyo nzi. Oya urayampa man, urayampa ibyo ntago wabimbwira no. Bankuzaho nkandese. Urumva we bibaho? Kumva. Ahubwo buretse gatoya. Liza. Muraho neza bahano. Wow, ukuntu wambaye neza. Ingo. Kamwereke neza. 6'9". Uraberewe pe. Amakuru y'imitsi. Cyane meza. Turasuye nuko turasuye bwije. Ahubwo ni karibu maze. Mwakoze nanone. Twashimye. Nari nibagiye kukubwira ko utanansuje ariko. Oh, yambi. Ukaje. Wow, si kimari. Nestesi. So ufite ikihe kibazo bro? Before yuko uza kunsuhuza uhera kuri Kelly. No, ndaje. Sanga hano. Really? Turanganiriza masegonda. Nibaje akaba ari ngiye wasanze ndi kuri telefone akansuhuza hanze ikibazo ibi byo birarenze pe. Before yuko uza kunsuhuza no guhera kuri Kelly. No musanze hano hanze. Wagiye kagufuha gutyo brother. Munza hano yende nta. Oh my god. Babe. Yeah.